sha uyu munsi boss aranywa amazi jewe ngomba kugenda neza jewe woje ubundi nkazaba icyamamaza ako nabonye yana no kwisa agakobwa kita kanyera nzage kangabire ariko nzajya mbirye nshaka mbishirukanga urumva maze noneho nze nterura ubundi nze mbikaranga sha Ngabire we yo mvujo kitabo semana kondo mani nawe wamaye itonze akubona wabagana wajya kurya wowe se nawe warya ngereka mubwire reka mbanze nguha agashitu abari ese wowe urya wenyine mwana ntabwo wawunjyana ubwire ikise niba ari ibyo byakuzanye hano nasubira iwanyu mu cyaro kandi mabuja ndabwira boss igiye gusigaye unkorogoshora ihute niba ari ibyo byakuzanye nzarimeneramo kanze ndavugisha boss kwirukane n'ubundi gihe waje unsanga hano rusoro ihute iyo gapfa akira niyirya akashwari ndayirya afata niyirya fata arengwara agacyari ubwo rero ngo kiramenye reka ninywere mu ijana ndobaga ahubwo meza hano mano ikisi uzasubira iwanyu n'amaguru reka nkubwire ibyo biziriko jyewe nahita mbirambira hariya wanyumvise kagaho nawe ngaho jyane ntacyo wamena ibeshyese areka nkagerere mpo ecazwa aho ngaho reka nigendere nanjye no gukoropa no kwiho ngaho urahita uhakora ako mbona bosi ubwo bosi wanjye ari umwana mwiza ariko utu dukobwa dutangiye kuza umwe kuri umwe ngo ni bashikira ako mukorera neza ariko none niba atangiye kugeza n'udushwari hano tukancura ku mugati no ku gafi yanguriraga aya turabyigaho reka mutegerereze hano noneho sasa arasanga nananutse umwe kuri umwe ngo ni bashikira ako mukorera neza ariko none niba atangiye kugeza n'udushwari hano tukancura ku mugati no ku gafi yanguriraga aya turabyigaho reka mutegerereze hano noneho sasa arasanga nananutse ro jewe umukobwa nkure ku mugati ube ejo hazaza ikinini ejo gato ejo agasabiriza apesha uwo sijye kanicare hano sha umunsi arampa yanjye ninshake na natali kabyo mutegereze ambwire ko nguma hano cyangwa se kariya gakobwa kaguma hariya rwasaye we nari n'agakozi agiye ko yazanye bundi mushyashya ariko warawitotomba ase boss mwitotomba ubwo uzi ibintu bimbayeho ngaho nawe yinjirire maze urebe iki se byabaye byacika ese umuntu waje hano yaguhamagaye reba agashwari kari wariya kaziritse ibintu by'ibiziriko mu mutwe
abantu baza ahangaha baza uhari mbanagusize ku rugo. Jewe Abantu baza bakinjira mu nzu uhari aho baba baje kugira. yewe nsize ku rugo mu gihe ndi kwirira umugati ndi gutegura ibiryo ako gakobwa kinjiye ngiye kwirira umugati karawunyambura turanarwanya kari kanje turanarwanya wallahi akiyamu. None se ko utambwiye ngo mpamagara umbwire? Nta mayinite mfite bose ahubwo utajya unsigira byibuze nka 500 yo kugura miti. None se amafaranga aba wahembwe nese si muri business ya nzajya mbembwa nyohereze mukecuru none nanaguhamagara bose basi rero nge ndigendeye niba narukirise n'undi mukozi w'ibiziriko ndigendeye. Aya ni amatiku sha, ni amatiku rwose. Aho ngaho injira ubireba. Ariko ubundi abakozi bose iyo bamaze kurengwa nuko bigira. Ariko saba abagore bo. Abagore birirwa basimburana ahangaha. Ubundi ubona urukundo cyangwa nuko babona ibintu bitangiye gukunda. Kandi kera ngikinye nta numwe wageraga ahangaha. Ariko babagenda baza nuko babona ibintu bitangiye gukunda. Barabeshya ariko nta uri bumbana ahangaha. Ubundi ahangaha barakinze bagira ngo ni kuri gereza. Yewe uko mama Wanyinguriye mani. agenzwa n'iki? Urasa birakureba iki gipangu n'icyawe kingura tuvugane. Nutabivuga ntabwo zingura. Abakozi b'iyi minsi kingura tuvugane. Uretse konsunika boss hano ni iwawe. Wagiye umenya agaciro ka hano uri umukozi mu rugo. Unyise boss n'umukozi none se ubwo ndi byose. Nkwise boss nguhaye cyubahiro. Ariko mbonye utagikwiriye. Reka nkubwire. Boss yarambwiye ngo abantu baza hano ntabazi nge mbafunga umunwa. Noneho nanjye wangiye kufunga. Narinzanye ingufuri yo kufunga. Funga urugi. Urugi nirwo bagwaye akazi ko kurufunga. Bagwaye akazi ko gufunga iminwa y'abantu baza hano. Nuko disi we mukobwa mwiza uje hano kwa boss. Ariko urabibona manje ko ndi mwiza. Uri mwiza? Use wanyakekera? Ibirenze ibyo nabyo nabiri. Rimwe uragenzwa n'iki? Kabiri ubona ugenda. Kabiri umbona ugenda ahubwo uzi ko na wagenda ngiye ngasigara. Uza agaciro nkurusha. Wowe ushinzwe koza amasafuriya hano gukoropa inzu, guhanaguraho imbwa zaneye, nta kintu ushinzwe hano. Ubwo se ufite agaciro kuruta ya nkoko boss anzanira ngo nteke nka firitiza nkarya nkasuka ahantu nyine disi we wambonye. Ariko disi dukoze two mu cyaro turanasetsa. Ubu wavuye mu cyaro uzinguje kurya inkoko za boss. Ibyo nibyo nyine ushinzwe tu. Ariko nge nazirya umwaka wose. Ngaguma aho ngaho nze ndebe boss. Ako yo urinjira ujya. Ako hano wowe uranyirukana hano letafari wasize umva imbere n'injire. Nuko ye. Winjira ujya he? Ako urabona waba umugore wa boss. Kuba we gusa. We? Ngo umugore wande? Yese wateye aturuka he? Wa boss? Hako ndi ngo nireba. Habwo uri kutureba turebe neza. Ko nta nisoni mugira. Ziki? Kwisura se kukabavuse kucyo ufite. Egira ninjira. Umva agasize keza. Habwo mukuri kwencu ujya he? Yego rata mabuja. Ariko se kapo. Uriya bukobwa bwose mbona buza hano. Bwose ariko boss aburya. Reka nkubwire. Ahubwo niwe waba mawe. Aho ugakira nyambira. Yo, we nta nugo wajya unacu. Reka nje ibiryo byarananiye. Dore bita amadisi. Uzaza wirira nzagutekera. Ariko uzansamuza. Reka nta mukozi usanzwe nanjye nashebuja. Umva se. Iyo boss agusize ku rugo akakuragiza inka uranayikama. Oya da, ibyo byo ntabirimo. Niba utazansamuza asubirayo. Ariko sinakwemereye nakwemereye. Twagiye. Reka nzi noneho ariko hari akandi karimo pembeni. Noneho ko ndagahe iki nkesha. Twagiye. Nasize nta kintu. Yaje mabuja.
ako gasohore cyane. Aha, ako ndakivuga nasimbara nako kameze nka kakandi maze gusohora. None se nawe uragenzwa ni karibu uzuvuga ibikugera mundi se no ko habaye muri pamu bangu. Mwiriwe. Amakuruzi. None se nawe uragenzwa ni karibu uzuvuga ibikugera mundi se no ko habaye muri pamu bangu. Bose uragenzwa n'ikira? Narinje gufunguza. Mayi. Uruje kugera gute? Gufunguza. Uje gufunguza wambaye iriba ya 15,000 cyakoze wowe. Sinagwa dore narengera kano kana. Bose urabona ntashonje. Akareka. Bose sari bari ugiye. Bose ni ngewe. Mabuja. Nyoko buja yarapfuye. Ngaho genda hariya ndaje ndegere kano kana. Ndamuha agakombe k'igikoma cyonyine. Urakoze cyane. Nawe uzakore nkanye. Ufunguza. Ko ninde wakuzanye hano? Ni wawe se? Hari kubona ubutamwari wonye ko kucyo ufite urutwa n'imisatsi gusa. Ndavuze ngo tokera mu rugo. Yakura. Tiravuga ngo asiyo we. Ndio byawe. Muko uremera gusohoka cyangwa gusohoka? Sohoka yari. Irege ngende umugore w'isezerano nasezeranye bigaragaza ni iki? Reba mo hano. Aya ni amafoto y'uko. Wowe agawe ari he? Imeteri he? Nagira hari. Umva ngubwiye. Ahubwo kiravuba ngo Oya winjagaraza ahubwo bayi nta mwanya ufite kuvugana nawe. ahubwo kiravuba. Oya bayi. Sohoka. Umva nge Ntabwo nshaka kukubonamo hano. Ariko mana yanjye indaya nazo zigiye kumuraho imitungo. Nkiriya yo yari jite. Hari tubiri nsanza. Ubu wasanga no mu cyumba ryamanye n'undi. Ako mugabo wanjye nawe amaze kujya nca inyuma. Nawe bugumye aho ngaho ndaje gake. Ako uyu mwana ndabizi. Awicaye hari. Sano ni marufu. Barasubajyanye. Aha ibi ni ibyo ubona. Ubwo ibyo utabonye nyine nawe urabyumva. Ariko uriya mubyeyi ngiye kumuha agakoma umwana warashonje. Hako none dore na mabuja yaje. Se wagiye wa serious. Ese umugore w'isezerano yaje we ntabwo namuhagarika. Abandi bo baza umupiririza bo nkabasubiza inyuma. Umugore w'isezerano se. Yaje genda umurebe. Bakubwiye. Ose nawe azarinkorera. Dore nkuzanira ko nasigaje. Akira umwana. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Akuzakura amaboko mu mufuka. Imana izabimfasha. Imana yarago. Ibintu byo gusaba ntabwo ari sawa. Ako muroko. Kaho. Mbabarira ubwira abagore nasanze mwintu. Naragiye ngira ngo wisubiyeho. Naje hano masanga ubukobwa ubugoramye ubugororotse bwose. None uragarutse. Ariko uziko abagore nta misoro. Ubu urabunze rero ubonye byanze urabungutse mugarutse wanjye. Barakubeshye. Sheri rega nyine buriya umuntu aragenda akagaruka isi kagukaranga yaba abagabo yaba iki ntacyo nabonye. Nanjye ndagarutse nabonye ntacyo baturushije. Okay, noneho nawe agenda nanjye mbanze ngira icyo mbona. Akoze sheri mbabarira nukuri ndagupfukamye nsabye imbabazi. Mugabo nkunda ntabwo nzongera. Nukuri. Reka nkubwize ukuri. Winkoraho. Nose nturi umugabo wanjye. Ntabwo byemera ko twasezeranye. Ntabwo ndi umugabo wawe. Nukuri mbabarira. Subira mu bagabo bawe. None se nimba ari abagabo. N'abagore wabo wabagiyemo. Twese ni kimwe. Tubabarirane rero twubaka urugo. Nabagiyemo hese. Abo nasanze aha. Barani bashiki banjye.
bashiki bawe bose ndabazi ntabwo twasezerana bashiki bawe ntabazi. Okay, dore icyoroshye rero kugira ngo ibintu bikunde. Naguye miliyoni 5 ngo uzijyane kuri konti. Ntazo wigeze uverisa. Ugomba kubanza ukazigarura rero. Zishyira ahangaha. Igihe utarazishyira nta kintu turi buvugane. Sheri ikibazo si amafaranga, ikibazo ni uko wanyemera tukabana. Yashyira ahangaha. Ikibazo ntabwo ari amafaranga, ndajya kuyazana. Ujya kuyazana hehe? Ndajya kuyazana aho nayashyize, rega ntabwo nigeze nyapfusha ubusa. Ubwo miliyoni 10 rero. Aho nabaga narakoraga. Nese wagiye. Nyine nanjye barancutse, ariko nyine si yarankaranze nta na kimwe ntabonye. Ni ukuri kwimara mbabara ntabwo bizongera. Ubwo nta kibazo turongera duhuza ari ukuzize. Urakoze cyane. Sawa.